wigeze wibaza uko abamarayika bitangaza cyane muri Bibiliya uko bareba? Abakerubi n'abaserafimu si uko abantu benshi babatekereza. Imiterere yabo nyayo iratangaje kandi iteye ubwoba. Abakerubi bavuga bwa mbere mu Itangiriro igice cya 3:24, barinda umuryango w'ikirenga cya Edeni n'inkota yaka. Si beza cyangwa bagwaneza, ni ibiremwa bikomeye biteye ubwoba byaremwe kugira ngo birinde ibyera. Muri Ezekiel igice cya 10, abakerubi basobanurwa bafite amasura iry'intare, iry'umukerubi, iry'umuntu n'iry'igisiga. Bafite amaso menshi ku mubiri wabo, bagenda bafite imipira y'umuriro ibakikije. Babayeho mu bimenyetso by'ubuzima, by'icyubahiro, imbaraga n'ubushake bw'Imana. Hanyuma hari abaserafimu. Muri Yesaya 6, abaserafimu babonetse hejuru y'intebe y'Imana, buri wese afite amababa 6. Abiri akinga amaso yabo, andi abiri akingira ibirenge, n'abiri yo kuguru. Bataka ku manywa na nijoro bavuga bati, uwera uwera ni Nyagasani ushobora byose. Abaserafimu ni ibiremwa by'umuriro wera, basenga bafite umuriro w'icyubahiro cy'Imana, bamamaza ubwiza bwe badacogora. Ayo mwuka w'abamarayika si abarinzi cyangwa intumwa gusa, ahubwo ni ishusho y'ubugingo igaragaza ikuzo ridasanzwe ry'Imana. Imigaragarire yabo igamije gutera ubwoba bwuzuye ishema, kubatera gutinya no guhimbaza. Niba kwizera ko abamarayika b'Imana bafite imbaraga kandi ari ibanga kurusha uko twabitekerezaga, andika amen kandi usangize video w'abandi, kuko ingabo nyakuri z'ijuru ziruta kure ibintu byose twigeze kubona. Icyo ukora cyose ujye ugishyiramo umutima, kandi ntuzigere wibagirwa ko kubaha Imana no kubaha abantu ari byo bituma ubuzima bugira umumaro. Njye wumvaga ni Ryan Bodizanji, nibagirwe kumfollowing, kuko nutamfollowinga bizakugora kongera kunywa.